Abaduteze amatwi mwiriwe, ku bufatanye na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, umushinga duhuze wa Radio International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiburodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Radio International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 29 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Mukamusoni yari yishimiye umuganda yahawe n'abaturanyi. Ese aho icyo gikorwa cyatumye abaho ku mutima? Nimukurikira igice cya 50 cy'ikinamico Shirimpumu. Ese mama, warangije kurya nze nandurure? Nabisoje Karingani, andurura nta kibazo mwana wa. Ahubwo mama, kare navuganye na papa, ambwira ko yakubuze kuri telefone ngo nze kukubwira umuhamagare. Twavuganye mwana wa. Ahubwo se mwaganiriye iki? Mbwira. Urebye nta birenze, nta bihambaye. Gusa numvaga avuga atishimye nkuko bisanzwe. Nanamubajije igihe azatahira, ambwira ko ngo bakibitegura. Ubwo niba mara kunoza gahunda nyine azatubwira. Gusa tumaze iminsi tutavugana neza. Kubera iki se mama? Ntabwo yishimiye ko mbona karumuna kanje cyangwa se gashiki kanje? Ibyo se kandi wabibwiwe nande Karingani? Erega maze gukura mama, nanjye nsigaye nzi kwitegereza. Ikindi kandi niyo uganira na papa hari igihe mu nzimiza, ariko hari duke ngenda numvamo. Wa mwana we. Niko se Karingani, ngo so muganira ntabwo yari yishimye. Cyagenze bite se kandi? Yambazaga impamvu nyine ngo asigaye akura kuri telefoni, gusa kuko nta kintu nari mbiziho, namubwiye ko telefoni yawe imaze iminsi yarapfuye itakibona network, ariko mubwira ko ejo twayikoresheje. Mwana wanjye rero, dore umaze gukura, kandi no tubana muri uru rugo ntacyo naguhishe. Ndakumva mama. Buryo ubwo najyaga njya kurangura amamesa, najyaga no gusura papa wawe. Nteze amatwi. Najyaga njya kumusura iyo baba mu mashyamba. Gusa mbabare kuba ntarigeze mbikubwira. Muteze yombi mama. Ubwo nyine nkamusura, ariko nyine cyabinteye mwana wanjye ubyumve ko hari kumushishikariza gutaha mu rwatubyaye. Urumva? Gusa nakomeje kubiguhisha kuko nabonaga igihe cyo kubikubwira kitaragera. None rero mwana wanjye, ubu wamenye ukuri, kandi kinshimishije nuko utajya untererana muri gahunda zose. Buriya rega no kujya gusaba imbabazi kwa mama Muhire, wabigizemo uruhare rukomeye. Maze uzakomeze umbe hafi no muri uru rugamba rwo gufasha so gutaha. Urumva? Mama, humura rwose nzakomeza mbikore. Ahubwo hari ikintu nakomeje kwibaza, buriya ko kwa mama Muhire baduhaye imbabazi, cya giti cy'ubumwe n'ubwiyunge yavuze tuzafatanya gutera, tuzarindira papa ze cyangwa tuzagitera naho hazazira azadufashe kucyitaho. Karingani, ndakumva. Nanjye ndacyabitekerezaho, gusa abaye yaraje njye numva byadufasha pe, ariko abaye ataraza ntabwo nta kizatubuza gukomeza urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Ni byiza cyane. Maze rero Karinganire, yego, ejo nzasubira kwa muganga kwipimisha no kwisuzumisha. Uzamenye urugo, nshobora kuzavayo ntinzi, kuko nimva kwa muganga hari ahantu nshobora kuzanyura. Urumva? Nzabikora mama. Ubwo gahunda nari mfite nzayimurira undi munsi. Sinjye nzabona mbonye muri umuna wanjye cyangwa mushiki wanjye, nawe akazajya dufasha gusigara ku rugo. Ariko Karinganire we, uransetsa rwose. Cyokoze ubivuze ukuri, umunsi nabyaye sinzi ko kazi kahangaho uzakavamo. Sinzi ko uzabivamo wenyine pe, ariko tuzavugana na Rwema tumubwira dushakira umukozi wo kugufasha pe. Ntabwo byakorohera kwita kuri izi nkoko zawe na gahunda zaduhuze, ndetse ukabifatanya n'imirimo ya hano. Ntabwo byakoroha. Biragoye mama. Gusa numva twari dukwiye gushaka umukozi w'umukobwa kugira ngo byibuze ajye gufasha kurera umwana. Ese mama, ejo uzahura na wa muganga mwari muri kumwe cya gihe? Yego Karingani. Kuki umumbajije se? Mama nawe naramukunze pe, azi kuganira. Yarambwiye ngo afite muri umuntu we mwiza kumurusha, kandi ngo turi mu kigero kimwe. Noko ye.
none ubwo uragira ngo bigende bite? nyine nuko bitashoboka nari kuzaguherekeza tukamusuhuza nuko tutabona uwo dusiga mu rugo. Ariko Karingani uzi ko wakoroza atakarabye none kwa muganga ko abari mu kazi se uzamusura iwabo. nyamara rero nzamusura wabona wenda uwo murumuna we azavamo umukazana. Karingani reka amashengo yawe tujye kuryama. Reka tujye kuryama burije naheje. uramuke mama? Ngaho uramukeye. Yego yego. ariko aka gasantere ka Gashyaro ndabona karateye imbere nta kintu umuntu yahashakira ngo akibure pe. ariko se ubundi uwashaka amafaranga nkazaza gushinga ka bizinesi hanora reka mbanze dodesha aka gakanzu kanjye banyurizemo akadoda aho kacitse mbona ubu ujya guhaha ibishimbo. ariko uriya muntu udoda ko mbona asa nka Margaritara reka mwegere ndebe uzi ko ari we. mama ibiryo biryoshye kubi. nuko ari nyoko wabitetse. none se mama buri gihe twagiye duteka indagara ko numva ibi biryo bifite gu ibi biryo bifite icyanga rwose. Karingani nawe urasetsa. Hoya yewe ntabwo twajya duhorera indyo imwe tugomba kujya duhinduranya kugira ngo bimfashe ndetse n'umwana nwete. ese nyine mama ko nibagiye kukubaza waba waratekereje ku kazina tuzita mushiki wanjye? ariko ibyo ntibicumba za Karingani uzabaze so ntabwo uzi ko umugabo ari we wita umwana izina. nyamara mama papa nawe twamwunganira wasanga yamwita amazina ya kera kandi hagezweho utuzina twiza tujyanye n'igihe. amazina ya kera nk'aya se Karingani? nyine mama urabyumva umwana w'umukobwa wawe ugomba kwitwa amazina nka Gasaro, Atete, Gatako, Kariza, Kamikazi n'ayandi nkayo. nuko ye ayo mazina yakuraye Karingani? uzagira sinama rero umubwira amazina meza. mama erega nge ndasobanutse buriya buri mwaka ngiye mba nzi utuzina tugezweho. udukura ese? nyine ncunga abana bavuye kwiga muri garidiyeni nkabaza amazina yabo noneho nkafata ikaramu nkagenda nyandika. wa mwana warasaze neza neza yewe uzi ko nta muntu mfite. urumva ntazi ubwenge se mama? ese mama uzi ko tudaheruka kuvugana na papa? ejo bundi twaravuganye Karingani gusa yagiye ntamubwiye icyo namushakiraga. wamushakiraga iki se mama? byari ubuhoro? ariko ntukanze muze wa mwana we kuki uba ushaka kumenya se icyo umugabo n'umugore baganira. mva mamara erega bo bombi ni ababyeyi banjye. maze rero bakwitege. umva ahubwo Karingani nzanira telefone yanjye tumuhamagare ihute. ese iriya ko kare nahoze nyibona hano ku meza mama? ndayibonye ngiyi reka tumuhamagare. tugiye kumubwira iki se mama? twabura tumubwira iki se Karingani? muhamagare yewe muhamagare tumubazaho gahunda yo gutaha ikigeze. ngiye guhora mbimubaza bisigaye bintera isoni mama rwose uze kuba ari wowe ubimwibariza. hamagara ibyo uhamagara yewe muhamagare ndabimwibariza. aha reka mbikore da. ndumva telefone iciyemo. halo wiriwe mugore mwiza. umugore mwiza ari kumwe na Karinganire papa. urawe shaka Karingani amakuru y'iminsi nyakoreye ko namubuze. ndaho rwe nuko Karinganire abanyatse telefone ariko turi kumwe. arambeshyira papa nuko twese tuba dushaka kukuvugisha. ariko wowe na nyoko rwose uzi ko wagira ngo murababyara. wahora n'iki rwe Karinganire ntabwo ajya akura ntajya amenya ko yakuze uzi ukuntu akubagana. yewe mureka yiteterwa gifite amajwi yo kukugira niko ye amakuru y'iminsi se mwagera kuki? yewe rwe urebye turaho gusa imbaraga zirimo zirambana nke rwose ushatse wareba ukuntu wataho kukita ku rugo rwawe naho nge ndabona rwose. papa ariko rero nubwo mama atangiye kugira imbaraga nkeya rwose ngerageza kukubera aho utari. ceceka dore ko wigize inshanutsi Karingani ngo umubera aho atari. Karingani ushatse kuvuga se ko ibyo se yakora byose wabikora mu mwanya we? oya mama naba mbeshye rwose ntabwo nasimbura papa nubwo bavuga ngo imfura na se barangana. ngaho rero ceceka. niko ye rwose wowe na nyoko muranshimisha mutumva kumbura cyane. gwe niba udukumbura se ejo watashe ukaza kutureba. erega nzaza nawe ejo bwo naba mbabeshye.
none se nyine papa umugani wa mama uzaza ryari ngo tuguhishire? mwana wa ubu noneho icyizere ndagifite, twamaze gupanga uburyo tuzaza. mwapanze mutese rwe mbwira. iryo ni ibanga ry'akazi mugore mwiza, mu gisirikare kirazira kikaziririza kumena ibanga ry'akazi. ibyo ntacyo, gusa ugomba gutaha vuba, ndabona nkuriwe kandi igisebo cy'inaha ntabwo nagikira. ntugasebe umugore mwiza kandi mpari, no kuri mu minsi iri imbere ndaza kubabwira umunsi nyawo tuzaziraho. maze rero ndumva telefone yanjye ishyizemo amafaranga, ube wiriwe tuzasubira. yewe murakoze kunganiriza wowe n'umuhungu wanjye, mujye mwihangana hano mu ishyamba kubona amafaranga yo kugura inite zo guhamagara hano mu ishyamba ntabwo biba bitworoheye. Urakoze papa, ubwo reka dukomeze tubategereze. ndumva amafaranga ashizemo Karingani. ese ko nari naguze ikarita niwo yakoresheje Karingani? namagaye abantu nka 5 mama, narindi kubishyuza amafaranga y'amagi nabahaye. ibyo byo birumvikana, ariko papa we nawe sinzi uko nzabigenza pe. buri gihe uko tuvuganye ntajye duha gahunda ihamye, ahora atubwira ngo nzaza vuba nzaza. Rega buriya nawe siwe mama, nabimenye azatubwira. Ese mama uhajya gurisha inkoko tukamwoherereza amafaranga ko numvise aganya ngo aho baba babayeho nabi. Ako ye uramenye Karingani yigeze gutakira ko yaburaye se? ibyo biveho Karingani, ahubwo ngo no turebe imirimo twakora. ariko se mane yanjye ubu nzatahangire mu rwambyaye, sikenganira n'umuryango wanjye nkumva ndabakumbuye cyane rwose. mu buzima nta cyakurutira kubana n'abawe mu mahoro n'umudendezo. ese ntekereza ndi wanjye mu rugo navunuye mfite akagwa turi ku meza, ndimo gusangira n'umugore wanjye n'abana banjye, inshuti n'abavandimwe ndetse na Simba Ikango yansuye twataramye. ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu pe. reka njye nkomeza nibutsa afande tubyihutishe nisangire umuryango wanjye. iri shyamba rwose ndarirambiwe pe, ndarirambiwe singiye kuzarigwamo po. Mama, nabonye igikorwa cyo kwamama ndori cyaragenze neza. Uravuga kwa Mukamusoni se muhi? Byagenze neza da. Maze nge narinzi ko ari butwihishe. Ntiwumvise ko yanabivuze mu ijambo rye? Iriya ni intangiriro nziza. Ibaza ariko guhura n'ikibazo ugatinya gutabaza wibwira ko abantu bose bakwanga. Muhi, izo nizo bita ingaruka za genocide yakorewe Abatutsi. Icyakoze ubwo yafunguye amarembo nk'uko yabivuze, hari wenda tugiye kujya duhura tuganire, wenda uko iminsi ishira nawe azagenda abona ibyiza twagezeho mu bumwe n'ubwiyunge. Cyari kigoye ni kiriya mama, ibindi biroroshye. Gusa niyo yabyakiranye umutima mwiza azahinduka. Ese ubundi mama, ko numvise ko baturimo imitungo myinshi, buriya koko bazayibona. Mwana wa, erega ibintu ntibiruta abantu. Bemeye amakosa bakansaba imbabazi, nabo nababarira nk'uko nababariye abo kwa Rwema. Nabuze umugabo, mbura abavandimwe bawe. Yewe ibintu sibyo ndambirijeho, icyo nifuza no kubana n'abantu amahoro. Mwiriwe aba hano, yemwe kwa Foromina mwiriwe. Uwo ninde usuhuza muhi? Mama reka nyingura idirishya ndebe. Usikari Mukamusoni mama, waje kwenda iki hanora? Muhe karibu muhi, muhe karibu twumva iki mugenza. Yewe ni karibu. nyuma yo guhabwa umuganda wo gusanirwa inzu, Mukamusoni arashyize yinjiye kwa Foromina. ese Foromina arabyakira ate nyuma y'imyaka 27 jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye Mukamusoni adakanagiriwe? Ntuzacikwe n'igice cya 51 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda. Bino mushinga